ikibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe udutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye nka showbiz nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha ku amacakubiri aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabaswa, Yago yongera gushyira video hanze, video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabaswa arakurikirana. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze yahise agenda. Yes, nkuko wabyumvishije umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri yaje gusobanura cyangwa se gushyiraho umucyo kubiri kugenda biba ku banyamakuru cyangwa se ku muhanzi witwa Yago ndetse n'umubloga witwa Godfather. Nanone aza kongera kugaruka ku bya Jihad na DJ Brian, umubano wabo uko cyangwa se uko amatiku yabo yaje kuba yatangira. Ese ushobora kuba ari ubwa mbere wumvishije ino video, ushobora kuba utaruzi ko witwa Yago yari yahamagawe kugira ngo aze gusobanura cyangwa se kugira ngo baze kumenya byinshi mu byaha aregwa cyangwa se ku magambo yagiye atangaza ubwo yaje kuba yatangaza cyangwa se yazanamo ibijyanye n'amacakubiri, ibijyanye n'amoko. Yago mu gihe yaje kuba yatangaza cyangwa se yaje kuba yashyira poste hanze ahuruza atabaza inzego za leta by'umwihariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo uwitwa Fata ku mavuta ndetse n'uwitwa Jihad Godfather ndetse n'abandi yanze kuba yatangaza kugira baze kuba bakurikiranwa cyangwa se kugira ngo aze kuba yahabwa ubutabera kugira ngo aze kuba yakurikirana cyangwa se ibyaha yakorewe, dore ko bamugambane kugira ngo baze kuba yamwica. Uwo ni uwitwa Yago TV show cyangwa se Yago Pondati yaje kuba yatangaza by'umwihariko ku rubuga rwa murandasi ruzwi nka YouTube ubwo yaje kuba yatangaza ano magambo akomeye. Ariko nanone akimara gutangaza ayo magambo umuvugizi wa RIB yaje kuba yagira icyo avuga ku byabo ndetse n'uwitwa Godfather aza kongera kwihakana cyangwa se aza kongera gutera utwatsi uwitwa Biju cyangwa se Dabiju wari umukunzi wa Yago, by'umwihariko bivuga ko banaryamanaga nk'ibisanzwe akibana mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkumvishe amagambo agiye atandukanye cyangwa se uko byaje kuba byagenda Godfather n'uwitwa Dabiju bari gusubiranamo. Nkurikirana akantu ku kandi. Nabarize cyane nabasabye. Warize? Nabagusabye ngufashe bro. Biju. Nibigaragara ko mwagize uwo mugambi muzahagaraka abanyarwanda babaze. Twaramaze. Twaramaze. Wakoranye na Philipita? Wakoranye na Brian Fata ku mavuta mu gushaka kugambanira ngo mumugirire nabi? Ibaze we. Ariko murasetsa. Bitewe n'iki? Twabitewe nyine n'ibyo byose. Nkuko wabyumvishije uwitwa Dabiju Godfather arangije kumubaza ati wagize uruhari mu kugambanira cyangwa se mu gushaka kwica Yago ndetse wowe n'uwitwa Fata ku mavuta na DJ Brian ndetse na Jihad. Dabiju nta kuzuyaza aza kubyemera. Dabiju akakanya ashobora kuba yahunze ubwo yagiye mu gihugu cya Nigeria, ariho ashobora kuba yahungiye akakanya. Uwitwa Dabiju ntago akiri mu Rwanda, ariko ubwo yari kuri live byarangiye yemeye ano magambo uwitwa Godfather yaje kuba yamubaza. Nkurikirana akantu ku kandi kugira ngo uze kumenya amakuru cyangwa se ibyagiye bivugwa kuri aba influencer cyangwa se kuri uyu muhanzi wacu Dabiju ubwo yaje kuba yabyemera ko ako gatsiko kabayeho. Turaza kwibaza ati uwitwa Fata ku mavuta nkuko Yago yabivuze namara guhamwa n'icyaha bishobora kurangira yisanze muri gereza
agumyemo nuko twari tubizi ko muri uyu mwaka rishobora kuza. Urumva ko uwitwa Biju ashobora kuba aka kanya right now ari guseka cyangwa se yishimiye intsinzi bagizeho bitewe nuko bashatse kuba bahitana ubuzima bw'uwitwa Yago. Nkurikirana akantu kandi rero ndagusuhuje neza ngo hayi ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bya Neki TV show umunsi ku wundi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube, kora subscribe, like, share and comment kugira twubake umuryango mugari wa Neki. Kubwira ko iyi channel cyangwa se ino televiziyo yacu icaho amakuru yizewe, ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya ndetse n'abafite impano n'ufite icyakubaka societe nyarwanda, by'umwihariko icyo dushaka ni ukubaka cyangwa se kwagura urubuga rwa Neki TV show. Reka nkumvishe amagambo witwa WG atangaza kunanze kwinjira mu kiganiro in deep cyangwa se kuba naza gusesengura ariko ntabanje kukumvisha aya majwi. Ntacyo batanga buhamya murabakizwa n'iki? Subiriza. Murabakizwa n'iki? Nawe kutari kuvuga? Baby. Mukayago. Mugore wa Yago we. Urumva ko uwitwa WG Godfather amuhamagaye akanga kuvuga bitewe nuko cyangwa se bitewe n'amagambo yari amajije gutangaza, by'umwihariko ashobora kuba agize ubwoba ko ibi bintu bishobora kuza kumukoraho cyangwa se bashobora kuzifashisha zino video cyangwa se ano magambo yaje kuba yatangaza. Avuga ko bari bamajije cyangwa se bari bageze ku mugambi. Uwitwa Yago nibwo yaje gukora ikiganiro ubwo yabaga Kagugu akiri mu Rwanda, mu gipangu yabagamo, bazaga kumutesha umutwe cyangwa se bagatera amabuye ku gipangu yabagaho. By'umwihariko ako kagambane karakozwe, uwitwa Yago aza gutangaza cyangwa se aza gushyira amajwi y'umuntu hanze cyangwa se y'uwamugejejeho ayo makuru, amavideo. Aka kanya Yago akaba yamajije kuyabika nk'uko bisanzwe, ariko nanone turaza kwibaza ati bizarangira gute cyangwa se n'aba bashatse kuba bahitana ubuzima bwa Yago. Uke kazi waze ko umugore wa Yago cyangwa mufitanye ibibazo. Uriya mutanga buhamya waje agatanga ubuhamya. Kubira bintu byabaye wowe mumvisha ute? namwumvishe nyine ari asana Yago nyine barasa niba niba bakemera ibintu by'uburofa nyine n'uburofa nyine buraho ngaho. Ese nemera uburofa kereka ibirofa nyine nibyo bikomeza bikumva ibirofa nka buriya. Njye naho njya numva ibintu by'uburofa shu. Urumva ko uwitwa Godfather yaramubashije ati uwo mutangabuhamya cyangwa se ufite video yanyu cyangwa se amajwi yanyu muri gukora umugambi wo kuba mwahitana ubuzima bwa Yago. Nkuko mubizi Yago ni umunyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi. Ubwo yari hano mu gihugu cy'u Rwanda yafashije abantu benshi, by'umwihariko harimo abahanzi ndetse n'abantu basanzwe, by'umwihariko yubatse ino industry music cyangwa se runo ruganda rwa showbiz. Yari showbiz ariko Yago akirimo rwitaga show business kubera ko batangaga ibyishimo ndetse by'umwihariko akanazamura n'impano. By the way, urumva ko ni abantu bamugiriye ishyari cyangwa se bamugiriye urwango, biza kurangira ahungiye mu gihugu cya Uganda. Kurikira ano magambo witwa WG ndetse n'uwitwa Godfather yaje kuba yabatangaza. Nyine se ngo bigende bite bamufataho iki? Mbwira ikintu Yago tumufata nawe ni nyakujya. Turamufataho iki bro? Brian avuye he? Avuye i Burayi? Avuye he? Avuye nanjye ndihe bikora yagiye kugagama. Bitewe nuko uwitwa WG mbere tugitangira ikiganiro yatangiye yemera ko akagambane bagakoreye uwitwa Yago, ariko nanone Godfather yongeye kumubaza amusubirishemo atangira kurya indimi avuga ko Yago nta kintu bafata mu by'umwihariko. Ariko ntimuze kwirengagiza ko uwitwa WG ndetse n'uwitwa Yago bakundanye bakagirana ubushuti cyangwa se bakajyana relationship irenze cyane iri hejuru. Maze kuvuga ko uwitwa DJ Brian avuye
avuye hanze cyangwa se avuye Dubai kuba yazana amadolari. By'umwihariko witwa DJ Brian avugwaho ubutinganyi, tuvuga ko se avuye Dubai yaravuye mu bikorwa by'ubutinganyi cyangwa se kuba yashaka amafaranga biciye muri ubwo buryo, ndetse n'uwitwa Yago yaje kuba yamubwira ko ari umutinganyi uwitwa DJ Brian. Ariko nanone ko bavuga ko uwitwa DJ Brian ko cyangwa se Yago ababeshyera, turaza kwibaza ati uwitwa DJ Brian yaje kuba yakisobanura iki nimba ibyo Yago avuga atari ukuri. Kurikirana akantu ku kandi. yagiye mu kagambane ko ushaka kwica Yago. nta mafaranga kandi ntayo dufite yo guta muri ibi. Amafaranga dufite yo guta mu bintu by'amafutisho. Biju na Biju Yeee. iperereza nirisanga mwaragize uwo mugambi muzahungira he? Ilo yahunze iki nyine ndakubaza, yahunze iki kuri iyo yahunze mwebwe mwashaka kumwica. ariko sha reka mubaze Godfa cyangwa ntabwo namwe mukemera ko ubutabera bubaho. Bubaho. None se niba bubaho yaje akajya kurenga kuri social media ari kuregera abangaba ndi kubona. Reka natwe duseke kaga twengeke. ukumbuye cyangwa ukumbuye zizi ya Yago. Zizi ziruze Nigeria no ngushireho kamera zizi zinyicaye. Zizi wawe zizi ya Yago bro. Witwa Dabiju akaba yamaze kugera mu gihugu cya Nigeria, aho yagiye cyangwa se yagiye kurya isi nk'uko bari kubivuga. Bamwe bagatangiye bavuga ko uyu Dabiju cyangwa se Biju ashobora kuba yahunze bitewe n'amagambo cyangwa se bitewe n'uwitwa Yago ko yamaze kuba yatangiza urubanza. By'umwihariko uraza kubyumva gute cyangwa se njyewe ndaza kubyumva gute? Ibi bintu byabo biraza kurangira gute rero? Ibi bintu byabo bishobora kuza kurangira bifungishije abantu benshi cyane, by'umwihariko bagiye batandukanye, dore ko bari kugenda bashaka kwangiriza ino show business cyangwa se ino showbiz. Uwemera ko showbiz amaje gupfa nk'uko Yago abivuga, uwo Yago ndi ku ruhande rwe cyangwa se ku gisate kiwe, by'umwihariko bavuga ko yaje kuba yakorerwa iyicarubozo cyangwa se ihohoterwa, by'umwihariko nk'uko mugenda mubyumva, ndetse akagambane urwango Yago yakorewe ndetse bikagira naho bashaka kuba bahitana ubuzima bwiwe. Uwitwa Dabiju araza akakubwira uti uwitwa Yago nimba ari mukuri yahunze iki, bitewe n'amagambo twatangiye twumva. Uwitwa Murangira BTR yavuze ko uwitwa Yago yari yatumijwe bari muri investigation kugira ngo aze gukurikiranwa cyangwa se baze gukurikirana ibya uwitwa uyu Dabiju. Biraza kurangira gute rero? Urumva ko ni ibintu biri kugenda cyangwa se abantu benshi bari kugenda bagira cyangwa se bari kugenda bibazaho, by'umwihariko ni ibintu bishobora kuba byaza kongera gusiga ino industry yacu umwanda. By'umwihariko turaza kwibaza ati ibi bintu kandi kugira ngo uze kumva ikiganiro neza cyangwa se uko ikiganiro cyaje kuba cyagenda. Expired yo gusubira inyuma. Kiriya gihe nuko nabonaga harimo kwivugisha nibasanga mwaramugambaniye muzagira kubera bikemera. Niba mwaragize umugambi wo kwica umuntu bazabafunga. No way. Kubera ko umuntu yagiye kwisobanura, najya kuri social media nyine yisobanure, nta n'ahandi yajya. Nese nyine navuga kubera ko umuntu yagiye kwisobanura no kugira ngo yitwikire nawe nyine amafaranga yinjire bro, nta bindi. Ese ayo baho yajya kwisobanura nayahayoberwa ko wari mu gihugu ari uwamufasha. Nese abakora ko bibagiwe akazi kabura bakagije ngo umuntu ari mu gihugu. Nkuko Godfather birangira akubwiye uti ntugakangishe ngo umuntu ngo ari mu gihugu aze kuba yashaka guhitana ubuzima bw'abantu. Ariko nanone Dabiju ikigaragara cyo ashobora kuba yahunze, aho Dabiju agira uti witwa DJ Brian kujya kwisobanura no kugira ngo atwika cyangwa se akore na biriya biceri byo kuri YouTube, dore ko 22 za buri kwezi YouTube iba yatangiye gutanga agatubutse.
gusa sindamenya neza uwitwa Yago nimba ari buze kurangira atsinze uru rubanza ari kuregamo uwitwa DJ Brian ndetse n'uwitwa Philipita akarega n'uwitwa Jihad ndetse n'uwitwa Fata ku mavuta wabashe kuba bamugirira ifitina cyangwa se babashe kuba bamugirira urwango by'umwihariko harimo no kuba bahitana ubuzima bwiwe. Ibi bintu biraza kurangira gute rero? Ibi bintu urumva ko ni ibintu bishobora kuza kuguma cyangwa se kuza kurangira bifashe urundi rwego, ariko nanone ntibagiwe ko ndibuze kukubwira ko uwitwa Yampano ku munsi w'ejo yaburanye ashobora kuba ari buze guta muri iyi minsi cyangwa se nimba ataje no guta turaza kumenya amakuru neza, ariko nanone ndaza kongera mubwire uwitwa Badrama ndetse n'uwitwa Gasuku bakomeje guterana amatiku. Gasuku aragira ati uwitwa Badrama yaje kuba yarya amafaranga y'inyangarwanda cyangwa se y'ibigarasha ababwira ko mu minsi 10 ashobora kuba yateye u Rwanda. Gasuku araza akakubwira uti nimbona uri kuvuga igihugu cy'u Rwanda nabi bitewe nuko mu rugo tutari twishoboye igihugu kikandihira amashuri kugeza aho nsoje kugeza aho mbasha kuba nakibonera tiki imvana mu gihugu cy'u Rwanda nkagera USA cyangwa se mu gihugu cya Amerika bikaza kurangira mbaye umuntu. Nimbona ushaka gusebya igihugu cy'u Rwanda ntabwo nzabasha kuba nabyihanganira. Ibi bintu rero biragenda bifata step by step bikaza kurangira bimajije gukuza amacakubiri. Uwitwa Badrama aragira uti akaza akatuka abayobozi cyangwa se agasebya abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko akibanda ku mukuru w'igihugu. Reka uwitwa Badrama nanjye inze kuba namugenera ubutumwa by'umwihariko ahari mu gihugu cya Amerika mubwire ko kuba bamugeraho nta minota 10 byafata RDF cyangwa se abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ko bamuzana bakamushyikiriza hano mu Rwanda kwa bamwihoreye kukubwira ko intare itajya ihangana n'imbwa habe n'umunsi n'umwe. Godfather cyangwa se Badrama ubutumwa namugenera niko yaza agasaba igihugu cy'u Rwanda imbabazi kubera ko n'ubundi u Rwanda rwacu ruratera ariko ntiruterwa. Reka ngushimire neza wowe wahisemo kubana nanjye mu kiganiro mbagezaho amakuru atandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru yabereye hirya no hino yaba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yarwo by'umwihariko imba nibereye muri showbiz cyangwa se muri show business kugira dusesengure by'umwihariko igisate cy'imyidagaduro turebe abastari bacu cyangwa